baje no munsi ntabwo nari mbizi nuko nawe nzi nose nizako bafite amanota meza batsinze kaza tubahamagara Kananga we ugize ngo Kirakana Kame mama zana na basaza bawe munsi hano Mana yanjye reko noneho usigaye wanga Mana yanjye ameze sawa dadi mami Nabitsinze sinzi mubwire se urabishaka ngo abahembe ngo nyine birete yanyu nta mutukuriho akerekere bayi mami yarabirebye rwose uzi kandi amanota meza kangahe none ni ku ijana cyari 50 ku ijana ko ntabyewe mfite sheki yego ni mu kigo ubuze sheki afite niyo muri discipline urabizi discipline wanoje nawe nyine ntagiyo amanota agerageza 81 Siko bose ari njye wabatsinze ugomba kungurira rero dadi sivyo chamba no kukujya mami wumvise cyangwa ndira mama Sheretse bajyana kuri Marriott ntabwo nabyumva neza uburyo bose urugo rwose rwatsinda reka tuzi ubwenge bazitoje neza ibaze Kananga ariko yatsinze mwabise nabi ngo Nyirakananga Kananga se rinwa iki hakiri rinwa yesi rinkoje bigaragaza nyine ubunanga bwawe kandi ndatsinda ngo ngikine agatamwe n'imeze neza tumeze neza nyine twatubakumbuye ariko se we na mama murakundana reka cyane none se twababyaye mwaratubyaye babyara tutakundanye mwembi wese mwaratubyaye ninde watubyaye ari wowe na papa se ninde wagize uruhare mu kubyara mwese waratwite nawe oya ntabwo twitaba nateye wararambitse nararambitse cyane n'uyu nguyu niwe Kananga yari afite ikibazo papa umwana aturuka hehe mu mukondo ariko kubera ko nzi ubwenge ntabwo nzi ko ari mu mukondo n'abana mwe mugende yatuka mu kanwa ntibagende rwose reka twigeze ariko icyo kibazo ubanze kujya uzabaze mwari Kananga Kanigende Kananga byanyu biba byanyobenda ayo mukora kato twigendeye nyine ko twiganira hano ahubwo buriya ndumira abana bacu ko numva bafite batsinda cyane ubu ubonye ubwenge bafite no gucakura cyakoze biranunguye kihe bambajije ibibazo bimwe numva isoni ko hari umuntu ufite muri 50 yego mama yanjye abanyeshuri muri na Miss basigaye batsinda ko ntiwamenya ko basigaye batsinda ba Nyirakananga se tuvuye ko batajya bakaruta none se uri kubibona abana ntabwo mbizi ukuntu batsinda aho n'amagambo bafite amagambo akaje reba nkuriya none arimo aravuga ati ibibazo arimo baratubaza ngo umwana ngo avahe bana bacu bamaze gukura bahura n'abandi bakagenda batoragura y'amagambo usanga ntabwo birebetse neza karibu bwira neza dore n'umuturanyi muraho neza muraho neza muraho mama mwari mumeze mutese tumeze neza makuru yanyu Nyirakananga na Kananga baraho na Kiroso baraye babagezeho nanjye rero narinje mu buryo butunguranye hari kese yabaye ku kigo nyine yuko regite yabyutse amamagara gitondo ngo ngombe nze magereho ngere ku bana banyu ngo ni abahanga ariko diregiteri yambwiye ati simbihamya koko ko ari abahanga b'abana nibwo yantumye rero rwose wumve n'ikizamini yakimpaye nabazaniye ikindi kizamini ngo tubasuzume turebe koko ese ubwenge bafite ni ubwabo byagenze numva bitunguranye nuko rwose gahunda imeze ariko nta bintu birenze kwimuka aho bazimuka
ariko diregiteri ni uko aba ashaka umwana wese kugira ngo amukurikirane arebe koko ibyo bintu ari byo. Ariko mu kigo iwacu hamaze iminsi abana usanga bakopera, n'abana ntibige ugasanga barakopera. Diregiteri rero niyo mpamvu niba yavuze ati n'abana banyu barimo sinzi buriya, ariko Kiroso wanyu aramwemera diregiteri cyane kwazo ubwenge. abana bacu ntabwo bagira Ariko akenshi usanga ba nyirakananga yanditse ku ntoki kananga, ugasanga agendana ubuntu bw'ubupapuro sinzi, ntabwo abizera cyane aba bana bakopera. Ubwo rero rwose akaba diregiteri yampakiza yamenye, ahubwo kugira ngo twihute abana banyu murabizera n'abana, nanjye nka mwarimu bigisha ndakubwiza ukuri nzi yuko abana banyu ahubwo nimubazane muhere kuri Kiroso aze tuvugane, ni ikizamini muha namwe muhibereye nk'ababyeyi, koko dusuzume turebe abana bacu amanota yanditse kuri birote niyo koko niyo baba bakwiriye. Tureba abana uko bakora. Mwampamagara rero Kiroso akaza Kiroso, wowe Kiroso, Oui daddy. gira vuba ngira ingoga uze hano muri salo ticanye yaje. Ticha yadusuye. Cyane. Kanze ndende ticha nari namukumbuye. Dore ticanye yarabazaniye Kiroso. ikibazo. Ihangane naye mvuye mu turimo. ehe Ariko kuba wambaye ntabwo niko Kiro, Oui, uriteguye se dutangire? nditeguye ticha. Ikibazo cya mbere kiragira kiti ni abahe bakinnyi babayeho mu mateka uzi, yaba ari mu myaka ya vuba cyangwa mike ishize, bakinnye mu gihugu cya Espagne, bakoze amateka akomeye atarakorwa n'abandi bantu babiri bakina muri iyo shampiyona ya Espagne? Ni bande? Messi na Cristiano. Wow, reka ababyeyi bakumbera amashyi, rwose uri umuntu mwiza, ndagushimye. Ikibazo cya kabiri twihuta kiravuga ngo ujya usenga Kiro? Ndasenga. Ni uwuhe muntu wabayeho wacunguye abisirayeli agacungura isi yose muri rusange? uba benshi abakristo basenga bakaba bemera yuko uwo muntu ari we watumye babona agakiza ndetse bazabona n'ubugingo buhoraho. uwo muntu ni nde? Yesu Kristo. Wow, nibongere bakumbera amashyi. Asoma gutama amashyi urabona. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ni ikihe gihugu gifite umutekano ukomeye, urumva, kandi icyo gihugu kikagira umuperezida uburinzwe cyane, akagira n'indege nziza cyane kandi ikomeye ifite ikoranabuhanga yitwa Air Force One? Icyo gihugu ni ikihe? Amerika. Wow, kumbera amashyi rwose. Ikibazo cya kane kiragira kiti ninde muntu waremye isi n'ijoro, cyangwa ninde waremye isi n'ijoro? Imana. Cyane byiza cyane, ndagushimiye. Ikibazo cya nyuma kirabaza ngo turi kumwe kurikira. Ikibazo gikomeye kandi ukwiriye gushyira mu bwenge, ninde muntu kuri iyi si ukwiriye gukunda niyo abandi bose bakwanga, ariko uwo muntu akaba afite inshingano yo kugukunda? Uwo muntu ninde? Icyo kibazo ticha ko tumva ukisaba gutekereza. Tekereza rwose, uri umuhanga, wakoze neza. Icyanyuma nizere ko uri tayari. Ndabona nta muntu ukwiye kunkunda atari ngewe ku giti cyanjye. Wow, ababyeyi nimumpere nagira ngo mbabwire rwose ntiriwe nanatinda, na diregiteri nzayimubwira umwana wanyu agize amanota 100%. Mumuhembe uyu mwana kandi arabikwiriye. Ngaho bwira na ndabanza nyirakananga, bagenda ubwire nyirakananga nawe yinjire tumubaze ibibazo twamuteguriye. Okay. Kananga we, nyirakana. Kananga na nyirakana. Muzi byabaye. Ticha yadusuye. Ngo iki? Ticha yadusuye. Abantu bamwibereye namwe arya. Ariko bashiki nabasaza mu muri guteretana. Ese tuba turi kuganira. Ibibazo yabimbajije. Tayari ahubwo ngiye mbaze ibyanjye ndabitsinze. Wabyanditse uri gukora? Nabyanditse sha. Sibyo. Nukuvuga ngo bitwandikira ndabona wabyanditse. Nabyanditse ibisi. Ibibazo Ticha yambajije.
urabibona nuko bimeze none wowe uvuye byanye nabitsinze nyine byagomba kopeze n'ubundi mwe muri abaswa no mu icuri ni igomba kopeza rase mubizi niba ngibi ni ibyo nibyo nese n'undi ugiye kugira nyirakananga ni ugiye kuba je nabifashe mwabifashe sawa kaina mama na bari muri salo simba kopesha ariko nabageze sawa rero ngo ikibazo cya mbere kirahera kuri Cristiano na Ronaldo icya kabiri ni Yesu icya gatatu ni Amerika icya kane ni Imana icya gatanu ni njyewe none se urishuwa neza ko ari byo ndishuwa maya sasa so umuzi kashwa ubwo nukuzavuga ijambo ryo kaduhe nyine ni we nyirakananga ubanza dore ni we bambwiye ndapfuye none ukanihuta nyirakananga uriteguye ikibazo cya mbere kiragira kiti ni abahe bantu babiri Imana yabanje kurema Cristiano na Messi nuse sibyo nta gusubiramo reka twihute kuko amanota turaza kuyabona ikibazo cya kabiri kiragira kiti ni uwuhe muntu wakoreye jenoside abayahudi ndetse wabangaga urunuka uwo muntu ninde uwo muntu ndamuzi uri muzima Ganga y'amabere ngo ninde Yesu nta soni nyirakana twagiye ni ikihe gihugu kiri mu bito ku isi kandi icyo gihugu kikaba gifite ubukerarugendo bwateye imbere ndetse ubu gisigaye gikorana n'amakipe atandukanye mu Bufaransa icyo ndakizi tucya buretse ndangize kandi icyo gihugu kikagira ingagi yewe n'ibirunga bisurwa cyane icyo gihugu ni iki tumiwe so akuse ko muri kunseka tutaguseka ubwo urumva ari iki ujya kwiga cyangwa uherekeza abandi reka dukomeze ninde muntu wacuruje Adamu na Eva ni Imana nanga burundu mana Ndabona rero birandenga mfate ndabona n'inkoni bizasaba ko deregiteri ari we wiyizira gusa ibintu sibyo birandenga mfate n'inkoni ndakurahiye reka tujye ku cyanyuma nta kundi jyewe nabigenza ndatanga ikizamini reka mbwira n'uwuhe munyeshuri ku kigo cyacu uwo munyeshuri ukoresha ibiyobyabwenge ndetse uwo munyeshuri nanacunga nabi ashobora kuzajyana iwawe uwa mbere ni njye navuze ko yinywera za nguvu nibyanjye nivugiye yewe reka babyeyi rero sinzi ubwo ubu mwana wanyu yari afite icyizere cyane deregiteri sinzi n'Imana yamukoresheje kugira ngo antume ariko nagira ngo mbabwire amanota ya nyirakananga nuko abashije kugira 0 ku ijana ntabwo bishoboka bivuga ngo nacunga nabi agiye gusira undi mwaka azaguma mu mwaka yari arimo mbwirira kanangaza igisubizo cya mbere ntugisubiza nabi rwose dore n'inkoni nagushije siko duwanga giye byose uri ndabizi igihungu koko se ndabizi byose sha mwarimu mubwire mwana utwakomeje kananga uriteguye iyi nditeguye ikizamini kiragira kiti ikibazo cya mbere ni abahe bantu reka ndebe mbwira amazina y'ababyeyi bawe bakwibarutse ndakizi cyane Cristiano na Messi oya nicyo oya ntabwo bishoboka abana bafite ibibazo mu mutwe wawe ibyara mwero n'amahema tubwire ninde muntu ugukunda cyane kana ninde muntu ugukunda cyane niyo abandi bose bakwanga ku isi ariko uwo muntu akagukunda mu bibazo aragukunda ahantu hose aragukunda uwo muntu ninde ufite ishusho nk'iyawe ubabarana nawe uko byagenda kose atagutera Yesu aba bana bacu ntimumpera abana amashyi bacu Yesu rwose
yagikoze kuko nikabashije ubaracya ari hagati rwose afite mwatsiye umuhungu wanyu nawe ntiwongere kunkorera amabara nkaho wari unkoreye ariko ikibazo cya gatatu kiragira kiti ni ikihe gihugu ku isi gikennye kandi kinini gifite amashyamba menshi ku isi icyo gihugu kikaba kinaturanye n'u Rwanda icyo gihugu Amerika. aba bana banyu banywe biki mubaha ibiki umwana wacu ashobora kuba mwagore gusa koko ubu nawe yewe so reka nkomeze ibindi murabisigaraho ibi ni ibibazo ikibazo cya kane kiragira kiti ni ikihe cyihero cyagabye igitero kuri Amerika cy'indege kigasenya imiturirwa ikomeye cyane icyo cyihebe cyitwa ngo iki Ugize ngo Oya ni ibyo bisubizo ndabizi ni Imana. Urasenga ni Imana koko kuva nava i Burayi ni ukuri kw'Imana. uyu mwana wanyu se akina komedi yakina iki ikibazo cya nyuma gisaba ubwenge ni uwuhe muntu umwana ku ishuri ubona kopera cyane pe nawe ukamureba ukavuga ati umva uyu ntateze gutsinda turakora mubo mwigana uwo mwana cyangwa uwo munyeshuri nindi Ni njyewe. Yesu w'Imana nta kintu gishe ibintu byose ishuri urabivuze kananga koko ibyo wiga byose kuko ni wowe kanura ni kananga ni igicucu babyeyi rero bakananga na nyirakananga nk'uko mwabise neza ariko mu nzu abantu witwa Kiroso ni umuhanga mu muhembe ariko icyo nababwira cyo ni uko kananga na nyirakananga uyu mwaka ntibasiba kandi na birote muzice tuzazica amanota bafite ntabaho ariya manota murabibona ni ugukopera ntabibona bakora ikizamini umwe atari inyuma y'undi ntabwo bakora ibyo deregiteri yabwiye nibyo reka rwose ubundi mugire umunsi mwiza musigare mu nanga zanyu ndamurange za piano n'iningiti n'iningiri byose Ugize ngo